umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Nuwuhe muruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri? Kutamenya ukuri bigatuma unanirwa. Kutamenya ukuri biguhindura imbata y'ibintu byinshi. Iyo utazi ukuri upfukamira utari uwo gupfukamirwa. Uyu munsi abantu benshi bararamya abatarabo kuramya, bahindutse imbata y'ibitari y'abatakabaye babagira imbata. Iyo utaramenya ukuri utinya n'utakabaye utinya. Tugeze mu bihe ndetse turimo turatandukira tukanatinya abantu kuruta uko dutinya Imana, kuko umuntu akugiriye nabi ntacyo upfa n'Imana. Imana yagukiza umuntu, ariko Imana igukandamije ikagufata. Bibiliya iravuga ngo biragatsindwa gusumirwa n'amaboko y'isumba byose. Imana igusumiye niyo watabaza amahanga ntiyayigukiza. Kutamenya ukuri bitunyuza mu nzira ya kure kandi hari inzira ya hafi. Iyo umuntu atazi ukuri, kutamenya ukuri bituma umuntu inzara imwica kandi ibyo kurya bihari. Hariho inyigisho nyinshi zigenda zikura n'abantu ku biryo. Ndisigaye nibaza n'ikintu tuzasigara turya cyanyobeye. Ikintu cyose ati icyo ngicyo ntabwo cyemewe, icyo ukoze hati Imana ntabwo icyemera, ati icyo ukiriye ntabwo ari byo. Ibiryo byateguwe biri hano kubwo ati wariye ibi byo kurya, hoya barabimbujije, batwigishije ko ntawe ugomba kubirya, none wariye inzara itakwica nishaka inyici. Kutamenya ukuri bitera umuntu gutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Noneho Petero agaragaza ishyaka, rya shyaka ritava mu bwenge. Agira ifuhe ryinshi, yinjirirwamo n'umwanzi, yinjirirwamo n'umubi, agira ifuhe. Hoya Yesu ntupfe, ndabyanze, ndabishiririje, ndabivunaguye. Umuntu akajya mu manga agahirika, uko mbiritse ubuye niko mbihiritse. Undi agafata inkoni agakubita igiti, uko nkubise igiti niko mbikubise. Ugasanga ibintu ari gukubita. Ni ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Iyo usomye Bibiliya usanga Petero bataramushimye, ntabwo bamukoze mu biganza bavuge bati uri umuntu w'umugabo. Inyiturano yamuhaye yarahindukiye aramubwira ngo mvi nyuma Satani umbere igisitazi. Uyu muhungu bamwise Satani, uyu mugabo bamwise Satani, uyu muntu bamwise Satani. Yashakaga iki? Yabanza akagira ubwenge akamenya ngo gupfa kwa Kristo hari ikosa ririmo. Aho usanga kutamenya ukuri bitwinjiza mu mwuka wo kurwanya Imana, twibwira ko turi kuyikorera. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti zacu, by'umwihariko bakunzi gusenga everyday. Mukurikira gusenga everyday umunsi ku munsi, mukurikira ijambo ry'Imana, ibiganiro bitandukanye bibungura mu bugingo. Imana nibaha umugisha, turabasuhuje. Kandi nkuko cano yitwa gusenga everyday, turabifuriza kubaho mu buzima busenga buri munsi. Nkamwe mu magambo Yesu Kristo yabwiye abigishwa be, aho yababwiye ati rwose ndashaka kubigisha uburyo mugomba gusenga ubudasiba. Aza kwifashisha n'umugani, rwose umugani watumye abantu babishyikira barabyumva neza, ugaragara muri Luka igice k'18, aho yavuze ku mucamanza utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Hari umupfakazi wamutitirije, afite ikibazo runaka aramutitiriza, akajya amubwira ati se wankemuriye ikibazo. Ubu buzima rero tubamo twese tubayemo, murabizi isi turimo, hari igihe habaho abantu birengagiza abandi. Umuntu ukamusanga akakwirengagiza, ukamugezaho ikibazo cyawe akakwirengagiza. Ubu niho hadutse n'ibintu bya ruswa. Hari n'igihe uba usanga yanagusuzuguye ko nta n'icyo wamuhaye. Kuguha ubutabera bikaba byagorana, bigatuma wiruka igihe kinini cyane ukabura ubutabera. Noneho igihe kiza kugera, umucamanza amaze kubona ko umupfakazi amuruhije, amurembeje, aravuga ati nubwo ntubaha Imana nkaba ntita ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ngiye kumurengera. Afata icyemezo cyo kumurengera. Yesu rero avuga amagambo akomeye, aravuga ngo none niba uwo mucamanza utubaha Imana ntiyite ku bantu, yarafashe icyemezo cyo kurengera umupfakazi kuko yamuruhije, Imana ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Avuga amagambo meza, aravuga ngo izazirengera rwose vuba. Bakunzi bacu,
turabifuriza gusenga umunsi ku munsi. Imana yacu ni Imana irengera abantu, bayitakira ku manywa na nijoro. Ni Evangeliste Misagaro Fredy, ntabwo ari ubwa mbere tubanye ku gusenga everyday. Tumaze kumenyerana mu biganiro bitandukanye, n'ubundi ndabasuhuje. Nimugubwe neza, Imana ibishimire, kandi mukomeze murusheho gukurikira ibiganiro tubagezaho ijambo ry'Imana mwumvira ku gusenga everyday. Ariko mukora subscribe, mukore comment, mukore share, musangiza abandi ubutumwa bwiza. Umuririmbyi aravuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana umugisha w'Imana. Muranyemerera dusenga Imana, tubagezeho ubutumwa Imana duhaye kuri uyu munsi kubagezaho. Imana nziza, Imana y'amahoro, wowe utubereye maso ku manywa na nijoro, turagushimiye kandi tugushimiye imbabazi zawe zitarondoreka. Ni wewe wadutoranije, uraduhamagara, kandi umaze kuduhamagara hari ijambo ryiza wavuze, aravuga ngo ibyo duhaye, ibyo tumenyesheje, twe kubigira ubwiru, ahubwo tubivuge. Ntabwo dushaka kugira ubwiru ibyo waduhaye, turashaka kubivuga, kuko nitubivuga tuzikiza twebwe ubwacu, ariko kandi twikizanye n'abatwumva. Iyo niyo ntego dufite byo kugira ngo twikize, ariko twikizanye n'abatwumva. Reka rero yaba njye nk'umugaragu wawe uvuga, abaduteza amatwi bumva, twese ijambo ryawe rigiraho ridukura, rigire n'ahandi ritugeza, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riratuyobora muri uyu mwanya tugiye kumarana tuganira ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo y'Imana mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 6. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 6 tugere ku 10. N'amagambo yavuzwe na Pawulo. Kubw'ishyaka narenganyaga itorero, kubyo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari byo kumenya Kristo Yesu, kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Abaroma igice k'10 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 haragira hati, Abaroma 10 umurongo wa 1: bene data, iby'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, ni ukugira ngo bakizwe. Ndahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Muranyemerera dusoreze muri Yohana ubutumwa bwiza igice cy'8 umurongo wa 31 n'uwa 32. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ni igice cy'8 umurongo n'uwa 31 na 32, aho dusanga ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Amen. N'aya magambo nibi byanditswe tugiye kwifashisha tuganira ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo y'Imana mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 6. N'amagambo yavuzwe na Pawulo. N'amagambo Pawulo yavuze, aravuga ngo kubw'ishyaka ry'Imana narenganyaga itorero. Namwe mwumve, umuntu ari kurenganya itorero kandi akabyita ko ari ishyaka ry'Imana. Ararenganya abanyetorero ariko agahindukira akavuga uti ndi mu ishyaka ry'Imana. N'amagambo ababaje, ariko ni n'amagambo dusabwa kwiga tukayasobanukirwa, ejo natwe tutazisanga hari ibikorwa runaka turimo tukabibamo dusa n'abari kugaragaza ko turi gukorera Imana, nyamara turi kurwanya Imana. Uyu rero yari Pawulo, yari afite ishyaka ryo kurenganya itorero kandi agahindukira akavuga ko arimo gukorera Imana.
hano dusomye mu Baroma mu gice cy'icumi murongo wa 1 kugera ku wa 3 tuhabonye amagambo y'Imana nanone Pawulo avugana n'Abaroma arabwira ati ibyo nsabira abisiraheli bose icyo mbifuriza ni ukugira bakizwe. Aravuga ngo kuko ubwo bari batazi Imana bagerageje kwihangira gukiranuka, basuzugura gukiranuka kw'Imana, bihangira ukwabo. Ijambo ryitwa kwihangira turaza kurigarukaho. Hano mu Rwanda hari agasiro kavuga ngo abantu bihangira imirimo, abantu bihangira imirimo. Noneho biratangaje uburyo mu kwihangira imirimo haje no kwihangira gukiranuka. Ubundi umuntu yihangiraga akazi akihangira imirimo agakora utuntu runaka, ariko ntukabone umuntu ari kwihangira gukiranuka, yakakwihangira akakwiremera. Turaza kubireba turebe uburyo mu by'ukuri umuntu ashobora kwihangira gukiranuka akavuga ngo uku ndakwihangiye nanjye, akakurema rwose kandi akakubakiraho. Hano mu gice cy'umunani muri Yohana aho dusomye umurongo wa 31 n'amagambo Yesu yavuganye n'itsinda ry'abayuda bamwemeye. Aha iyo Bibiliya ivuze ngo abwira abayuda bamwemeye, ni rya tsinda yavuze mu gice cya mbere umurongo w'10 kugera 12 aho yavuze ngo yaje mube ntibamwemera, ariko abamwemeye abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aha byumvikane ko ni igice cy'abamwemeye, ariko nubwo bari baramwemeye, kwemera Kristo ni kimwe no kumenya ukuri ni ibindi. Ushobora kwemera umuntu ariko ukaba utazi ukuri k'ubuzima bwe, ukaba utakuzi, uvuga uti runaka ndamwemera, ariko umuntu yakubaza ati ibyo umwemerera iki, ni icyo umuziho, ugasanga biragucanze, ugasanga bikubereye inshoberamahanga. Aha aravuga uti noneho rero muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Reka rero tubabwire intego tufite y'ubutumwa twabazaniye uyu munsi. Tubazaniye ijambo rivuga ngo umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri niyo magambo tugiye kuganira. Turabasaba kubana natwe. Birashoboka cyane ko ushobora kuza gusanga uwo muruho nawe uwurimo cyangwa ubayemo, ubwo buzima ari bwurimo. Munyemerere turebere hamwe nuwuhe muruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri bigatuma uruha, kutamenya ukuri bigatuma ubindushye, kutamenya ukuri bigatuma unanirwa. Umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri biguhindura imbata y'ibintu byinshi. Yesu avuga aya magambo agira ati muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Aha byumvikane ko mbere yuko bamenya ukuri, mbere yuko bamenya ukuri ni imbata kuri byinshi. Hari byinshi bibabase, hari byinshi barimo by'ububata. Arababwira ati mu gihe cyose mutaramenya ukuri muracyari imbata, ariko nimumenya ukuri, uko kuri muzaba mwamenye kuzaba batura, mwe gukomeza kuba imbata. Iyo rero umuntu atazi ukuri, kutamenya ukuri biguhindura imbata y'ibintu byinshi, ugasanga uri imbata kuri byinshi kuko nta kuri wigeze umenya. Iyo uza kukumenya ugasanga uba waribatuye muri ubwo bubata, ariko kubera kutamenya ukuri ugasanga uri imbata y'ibintu utakabaye ubera imbata. Izo ni ingaruka zo kutamenya ukuri. Turi ku ijambo rivuga ngo umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Iyo utazi ukuri upfukamira utari uwo gupfukamirwa. Uyu munsi abantu benshi bararamya abatarabo kuramywa, barapfukamira abatarabo gupfukamirwa kubera kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri biteye abantu benshi gupfukamira abatarabo gupfukamirwa. Bahindutse imbata y'ibitari y'abatakabaye babagira imbata. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati nimumenya ukuri muzabatuka, nimutakumenya muzakomeza buba imbata kuri byinshi, mukomeze buba imbata, mupfukamira abatarabo gupfukamirwa, mujye muramya n'abatarabo kuramywa kubera ko mutigeze mumenya ukuri. Kutamenya ukuri utinya udakwiriye gutinywa. Iyo utaramenya ukuri utinya n'utakabaye utinya. Ntabwo abantu bose ari abo gutinywa.
tugeze mu bihe ndetse turimo turatandukira tukanatinya abantu kuruta uko dutinya Imana. Ibintu mbona ko bizanadukoraho, Yesaya mu gice cya 51 umurongo w'12 niho yanditse aravuga ngo wowe uri muntu ki utinyuka ugatinya umuntu kuruta uko utinya Imana? Uri muntu ki wowe utinyuka ukavuga uti uba abantu bari gutinya abantu kuruta uko batinya Imana? Kandi ubundi ubuzima tubamo, umuntu aramutse amenya ukuri yakaba yatinya Imana, kuko umuntu akugiriye nabi ntacyo upfa n'Imana. Imana yagukiza umuntu, ariko Imana igukandamije ikagufata. Bibiliya iravuga ngo biragatsindwa gusumirwa n'amaboko y'isumba byose. Imana igusumiye niyo watabaza amahanga ntiyayigukiza, ariko amahanga aguhagurukiye ukibyumva kimwe n'Imana, Imana yagukiza ayo mahanga. None tugeze mu gihe abantu bari gutinya abandi kuruta uko batinya Imana. Kutamenya ukuri bidutera gutinya abatarabo gutinywa. Kutamenya ukuri bitunyuza mu nzira ya kure kandi hari inzira ya hafi. Iyo umuntu atazi ukuri akaba atazi ukuri, bimunyuza mu nzira ya kure kandi hari akayira ka hafi kashoboraga no kumugeza ku byo yifuza, ariko kubera kutamenya ukuri bikamunyuza inzira igoye, bikamunyuza mu nzira ya kure. Izo zose ni ingaruka ziterwa no kutamenya ukuri. Mbibutse ko turi ku ijambo rivuga ngo umuruho duterwa no kutamenya ukuri. Umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Turi mu ngaruka zo kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri bituma umuntu inzara imwica kandi ibyo kurya bihari. Umuntu inzara ikamwica rwose kandi ibiryo bihari. Ati ibi sinabirya, ibi mbiriye sinajya mu ijuru, ibi mbiriye Imana yahita impano. Hari amagambo yavuzwe na Paul yabwiye Timoteyo mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo waho wa mbere kugera ku wa 5, ari kumubwira ibyerekeranye n'uko umwuka ari kuvuga yeruye, ari gutanga amakuru uburyo mu minsi y'imperuka hazaza n'abantu bafite ikibazo gikomeye cyo kwihimbira ibintu kugera ku rwego hari n'ibiryo bakuraho abantu bakavuga bati ibiryo ntimubirye, ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza. Ubu hariho inyigisho nyinshi zigenda zikura n'abantu ku biryo. Ndisigaye nibaza n'ikintu tuzasigara turya cyanyobeye. Ikintu cyose ati icyo ngicyo ntabwo cyemewe, icyo ukoze hati Imana ntabwo icyemera, ati ikibi kiriye ntabwo ari byo. Abantu benshi baretse ibiryo, baretse inyama, abandi bareka ibiki. Pawulo abwira Timoteyo, aramubwira uti rero umwuka aravuga yeruye, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bava mu byizerwa bita ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya w'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziriza ibyo kurya Imana yaremye, kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ndiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Kutamenya ukuri bishobora gutuma umuntu inzara imwica kandi ibiryo bihari, ibiryo byateguwe biri hano, kubwira ati wariye ibi byo kurya, hoya barabimbujije, batwigishije ko ntawe ugomba kubirya, none wariye inzara itakwica, nishaka inyica. Ntibabura n'amagambo amwe bifashisha yo muri Bibiliya. Ubundi iyo umuntu ashaka yemeye kuyoba neza, ashaka ibyanditswe bimufasha kuyoba, ashaka ibyanditswe bimufasha kuyoba, kuko mu minsi y'imperuka nushaka kuyobya abantu yifashisha ijambo ry'Imana. Hari n'abidefanta rwose bakoresheje ibyanditswe batazi n'icyo bisobanura. Ugasanga umuntu aravuga ati Daniel Babuloni banze kurya ibiryo, bemera kujya barya ibishyimbo, ngo batandurisha ibyo kurya by'ibwami. Umuntu akaba yabaho rwose ibiryo yarabyanze, avuga uti nashaka kumera nka Daniel, nashaka kumera nka Daniel, kandi ntazi ibyari byo, ntazi ibyo Daniel, ibyo ba Daniel banze kurya ntazi ubwoko bwabyo, ntazi ikibazo cyari kirimo, ntazi ibyo bari basizemo nuko bari barabiterekereye. Umuntu akifashisha icyo cyanditswe gusa ati ndashaka kumera nka Daniel, siniyandurisha ibyo kurya, nzarya utungutu gusa. Bana b'Imana, umwami Imana dushoboze kumenya ukuri, kuko kutamenya ukuri bitera umuntu mu ruho kugera ku rwego inzara ishobora kumwica ibiryo bihari, akavuga uti ibi ngibi simbasha kubirya kuko barabitubujije. Yesu ati muzamenya ukuri, kandi nimumenye ukuri kuzababatura. Aba bantu yabwiraga bari barabaye imbata,
bari imbata z'abayuda, bari imbata z'abafarisa, bari imbata z'amategeko, bari imbata y'imihango itandukanye, barabaye imbata ku bintu bitandukanye. Umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Hari imiruho myinshi twavuga, ariko munyemerere mvuge ku miruho ibiri ikomeye nifuje ko twagarukaho cyane muri iyi nyigisho. Imiruho ibiri ifite imbaraga iterwa no kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri bitera umuntu gutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Aka kantu kumvikane. Kutamenya ukuri bitera umuntu gutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Aya magambo twasomye mu Baroma igice cyaho cy'icumi, aho Pawulo yabwiye bene wabo aravuga uti icyo nsabira Abisiraheli nuko bakizwa, kuko ubwo bari batazi Imana bagerageje kwihangira gukiranuka, ngo bitegereje ngo abona bafite ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Namwe mwumve bantu mudukurikiye inshuti zacu ku gusenga everyday, mwumve uburyo umuntu ashobora kugira ishyaka ry'Imana, wamwitegereza ukabona rwose n'urukundo kuza Imana, ukabona n'Imana yavunikiye, ukabona rwose yanogonekeye Imana, ariko Imana yaziga avuga uti iryo ni ishyaka ry'ubuswa, nta bwenge bubirimo kandi ntako atari yagize. Mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 6 Pawulo yaduhaye ubuhamya, aho yagize ati nge Pawulo nabayeho ndenganya ubwoko bw'Imana kandi nibwira ko ndi gukorera Imana, nari mfite ishyaka ryinshi ryo kurenganya, mfite ishyaka ryinshi nkajya nkururira abantu mu nzu y'imbohe, kandi ngahindukira nkavuga nti nkoreye Imana. Ishyaka ry'Imana ririmo ubuswa, ririmo ubujiji, ritava mu bwenge. Iyo umuntu atazi ukuri bimwinjiza mu gutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Inshuti zacu, Imana iduha ubu butumwa kugira ngo buduhumure. Igitwikirizo cyari kiri ku maso kiveho, igihu cyari kiri ku mitima yacu kiveho, kuko turi mu bihe bisatira kugaruka kwa Yesu. Ni igihe dusabwa kumenya ukuri, tukabatuka muri byinshi, tukamenya Imana n'umwana wayo, tukamenya icyo Imana ishaka n'ikidashaka, tukamenya ikibabaza Imana n'ikitayibabaza. Bitari ibyo tuzagaragaza ishyaka twibwira ngo Imana iraza kudushima, bize kurangira batugaye. Mu cyimbo cyo gushima birangire batugaye. Iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Matayo igice c'16 ku murongo wa 21 tuhabona amagambo, ikiganiro Yesu yagiranye na Petero. Yesu yari amaze gutanga amakuru avuga uti ngiye ku Yerusalemu, bafatireyo ngambanirwe, banyice rwose, igihe kizagera ku munsi wa 3 nzazuka. Ayo niyo yari amakuru y'ukuri. Hari n'abantu bibwira ngo ukuri ni ibinejeje umuntu gusa. Aka nako ni akantu Umwami Imana dufasha tuzagasobanukirweho. Ntabwo ukuri kw'ikintu ari ikije kinejeje umuntu gusa. Ikintu gishobora kuza kibabaje kandi ariko kuri, ugashegera ikiryohereye kandi aricyo kinyoma. Kuba Yesu atanze amakuru ko agiye ku Yerusalemu, agafatwa, akagambanirwa n'abakuru n'abanditsi, akicwa, akabambwa, akazazuka ku munsi wa 3, nta kinyoma kirimo. Ayo niyo makuru ijuru ritanga, ayo niyo makuru yahanuwe kuri Yesu. Niyo makuru. Noneho Petero abyumvise, wabifata nk'ivangirwa Yesu agize. Aravuga uko biri kose Yesu ashobora kuba avangiwe tu, ibi ntabwo ari byo. Noneho Petero agaragaza ishyaka, rya shyaka ritava mu bwenge, agira ifuhe ryinshi,
yinjirirwamo n'umwanzi, yinjirirwamo n'umubi, agira ifuhe. Hoya Yesu ntupfe, ndabyanze, simbyemeye, mbisubije inyuma, ndabinanije. Muri iki gihe murashiririza, muri iki gihe ni ugushiririza. Ndabishiririje, ndabivunaguye, umuntu akajya mu manga agahirika, uko mbiritse ubuye niko mbihiritse, undi agafata inkoni agakubita igiti, uko nkubise igiti niko mbikubise. Ugasanga ibintu ari gukubita ni ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Byagenze gute kuri Petero? Iyo usomye Bibiliya usanga Petero bataramushimye. Ntabwo bamukoze mu biganza bavuge bati uri umuntu w'umugabo. Ntabwo Yesu yamushimye amubwira ati yo uri umwana mwiza, uranankunda, ntushaka kompfa. Inyiturano yamuhaye, yarahindukiye aramubwira ngo mvi inyuma Satani, umbere igisitazi. Uyu muhungu bamwise Satani, uyu mugabo bamwise Satani, uyu muntu bamwise Satani. Yashakaga iki? Yabanza akagira ubwenge akamenya ngo gupfa kwa Kristo hari ikosa ririmo. Kutamenya ukuri bituma tugira ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Petero ntiyarazi ukuri ku rupfu rwa Yesu. Ibyo Yesu arimo Petero ntabizi, ntabwo abizi. Aho usanga kutamenya ukuri bitwinjiza mu mwuka wo kurwanya Imana, twibwira ko turi kuyikorera. Kurwanya Imana, iyo utazi ukuri urwanya Imana, wibwira ko uri kuyikorera. Uyu Pawulo ngo yari inyangamugayo mu gusohoza gukiranuka kubonerwa mu mategeko. Dufite abantu benshi b'inyangamugayo mu gusohoza iby'amadini dusaba. Ugasanga umuntu ni inyangamugayo mu gutanga icyacumi, ni inyangamugayo mu gutanga amaturo, ni inyangamugayo mu gutanga imisanzu. Ariko mu isi y'umwuka ugasanga ni umwanzi w'Imana ukomeye, kuko abikora mu butamenya. Ugasanga umuntu ni inyangamugayo mu gusohoza ibyo asabwa, ariko wakinjira mu mwuka ugasanga ni umwanzi w'Imana, ugasanga ni haduyi, ugasanga ni umugome, kandi yakataje ntako atagize, akunzwe kamurenze, icyuya cyamurenze. Ariko wakinjira mu mwuka ugasanga ni umwanzi w'Imana kandi ntako atagize. Uyu Pawulo yari yarakataje ngo yari inyangamugayo mu gusohoza gukiranuka kubonerwa mu mategeko, mu gushyira mu bikorwa ibyo asabwa. Yari inyangamugayo. Nshuti yanjye udukurikiye mwene data, kurica no gusenga everyday, wirinde ubunyangamugayo bwawe. Icyo wita ubunyangamugayo butaba ari ukurwanya Imana. Wirinde icyo wita gukorera Imana kitaba ahubwo ari ukuyirwanya. Wirinde icyo wita ko uri mu kazi k'Imana ahubwo utaba uri mu ka Satani, wibwira ko uri mu kazi k'Imana. Yesu ati bazamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Turi ku ijambo rivuga ngo umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Turi ku ngaruka duhura nazo ziterwa no kutamenya ukuri. Iyi yari ingaruka ikomeye tugarutseho ivuga ngo kutamenya ukuri bituma dutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Niki gituma Yesu Kristo mu magambo yavuze muri Matayo 7:21, niki gituma hari abantu azihakana kandi akabihakana bari kugaragaza ibyo bakoze? Ese mugira ngo aba bantu ibi bintu bazaba bagaragaza ntibabikoze? Ntabwo wajya kuvuga ibintu utakoze, barabikoze. Ntabwo babeshya, barahanuraga, ntabwo babeshya, barigishaga uko ni ukuri, bavugaga ubutumwa nibyo. Niki gitumye Yesu abahindukira akababwira ati mwumve imbere mwabivumemwe? Barabikoze ariko babikorera muri rya shyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Babikora batazi ukuri nyakuri byakabaye bikorwamo. Ntabwo ikihutirwa ari ugukora, ikihutirwa ni ukumenya amabwiriza agenga gukora. Ubu hari ikigo wakinjiramo ukiri gukorana n'abandi, ku mugoroba bagahemba abandi wowe ugataha.
kuko winjiyemo mu kavuyo, winjiyemo utazi ibyo ari byo, ntiwabanjije kubaza. Kwinjira muri iki kigo kugira umuntu akora ahembwe, akora gute? Ese barabanza bakamwandika? Hari ahantu abanza gusinya? Hari icyangombwa abanza gutanga? Si ukubona abandi bakora ngo umuntu akore. Ngiki kizatuma Yesu abwira itsinda rinini, aribwira ati simbazi muri bivumi. Bavuga bati bishoboka gute kutatuzi kandi n'ibikorwa twakoraga bigaragara? Biragaragara, abantu barabibonaga, birazwi. Nta utatuzi ko twari dufite inshingano izi n'izi, nta utatuzi ko twakoraga imirimo nk'iyi. None bigenze bite kuvuga ngo ntutuzi? Nibyo barabikoze, ariko babikoze binyuranyije n'ukuri. Umuntu aterwa no kutamenya ukuri nuko yisanga afite ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, kugera ku rwego akora ibikorwa bisa naho ari byiza, ariko akahindukira agasanga yarari kurwanya Imana. Umwami Imana turinde kuba mu buzima buduteza umuruho, imiruho itandukanye yo kutamenya ukuri, kugera ku rwego dukora ibyiza, nyamara ibyo twita ibyiza bikaba ari byo biri kurwanya Imana. Umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri bidutera gutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Bibiliya, ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya. Pawulo nubwo yakoraga biriya byose akagira ishyaka akarenganya, ntabwo cyatumye Yesu atamwita umwanzi umurenganya. Iyo dusomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 9, akubitana na Kristo, umucyo mwinshi umubonekera, yarari mu nzira ijya i Damasiko. Muri rya shyaka ryinshi yari yakataje avuga uti ndi mu ishyaka, ndi gukorera Imana, ndi kurwana ishyaka ry'Imana. Yesu yamwise umwanzi. Uyu munsi abantu benshi n'abanzi b'Imana kandi bari mu bikorwa byitwa iby'Imana. Benshi baritwa abanzi. Benshi Yesu ari kubabwira kuki muri kundwanya kandi bari mu bikorwa bigaragara nk'aho ari iby'Imana. Uyu mugabo bamwise umwanzi. Yesu aramubwira ati kuki uri kundenganya? Kandi Pawulo we ari mu kubahiriza gukiranuka kubonerwa mu mategeko, afite ishyaka ntako atagize, ari kurenganya ubwoko bw'Imana, avuga uti Imana izanabimpembera ahubwo kuko ndi kuyirwanira ishyaka, n'aba ngaba ndi gukumira n'abantu bashaka kuyigirira nabi. Ariko Yesu amwise umwanzi. Izi zose ziterwa n'ingaruka zo kutamenya ukuri. Uyu ni umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri, bituma umuntu atunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, kugera ku rwego icyiza umuntu akora yisanga ahubwo ari ikirwanya Imana. Nk'uko twabibonye kuri Petero, aranga ko Yesu apfa. Kugirira umuntu impuhwe cyari ikibazo. Reba umuntu akugiriye impuhwe, urababaye, urashonje, ukeneye ibyo kurya, akuzaniye ibiryo, harabizanye rwose n'umutima mwiza, warangiza ukamubwira uti mva imbere wa dayimoni we. Kuko wabashije guhishurirwa, umenya ko izo mpuhwe wagufitiye si impuhwe nzima, ahubwo ni impuhwe zihishe nk'abadayimoni. Ntabwo abantu bose bagaragaza impuhwe, bagaragaza ibikorwa byiza, ntabwo byose bikubiye mu kuri. Ibinyuranyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana biragawa. Kutamenya ukuri bidutera gutunga ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge. Petero mu gashyamba, aho Yesu yari agiye guhura n'itsinda rigari ryari gombaga kumufasha kugera ku mugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana wose ugira bawukoramo ari indakare, bawukoramo baseka, ikizima nuko bawusohoza. Hari itsinda rigari ryagombaga gufasha Yesu gupfa kugira ngo icyo Imana yavuze kigerweho, kuko Imana ifite abakozi benshi kugera ku rwego igira nabi imbura mumaro. Ihe ibiraka byabonetse ibiraka bigaragara nk'aho bitari byiza, igi biba. Niko Pawulo aravuze uti Imana ifite mu nyumba yayo udukoresho dutandukanye, ikiraka kibonetse gihabwa uberanye nacyo. Hari itsinda ryagombaga kumufasha akagera ku mugambi w'Imana wo kuducungura, ngo bagere mu gashyamba. Rya shyaka ry'Imana twababwira ritava mu bwenge, umuntu aterwa no kutamenya ukuri, agakora icyiza kandi akagawa yagikoze, abafasha umwe mu bakozi b'Imana baje gufasha Yesu gupfa, abamuciye ugutwi. Ngo amuce ugutwi, aho kugira Yesu amubwira ati komereza aho tubamare mwana wanjye, wibababarira. Ahubwo se Yesu baramuhindukiranye. Niko Pete, ibintu urimo ni ibiki? Uri kwicura abazi.
ni ugupfa guca amatwi y'abantu, baca amatwi. Afata ugutwi Petero yari aciye agusubizaho. Mu mabwiriza agenga urugamba, kirazira ko abantu bari ku rugamba bari kumwe umwe akora ikintu ngo akirwanye imbere y'ababisha babo, kuko biba bigaragaje ko mwivuyemo namwe ubwanyu nubwo muri kugendana mudahuje. Ariko Yesu yarenze iryo rengayobora, aravuga ati mu mpamvu yo kugira ngo uyu muhungu ngiye no gusigira itorero mumare mw'iyi myumvire n'aya makoda murimo, kuko uyu sinamusigira itorero agifitiye imyumvire, reka nanamusenyera imbere y'abitwa abanzi bacu, mfata ugutwi yaraciye ngusubizeho. Byatewe n'iki? Petero yagaragaje ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, atewe no kutamenya ukuri. Ntazi ko gupfa kwa Yesu ari umugambi w'Imana, ntazi ko gupfa kwa Yesu ari inyungu ku itorero, ntazi ko gupfa kwa Yesu bimufitiye inyungu kuko azacungurwa. Ari guca abantu amatwi gusa. Twirinde tutibwira ko turi kurwanira Imana ishyaka, nyamara turi kuyirwanya. Umuruho duterwa no kutamenya ukuri. Munyemerere mvuge undi muruho ukomeye, ni nawe ndi busobanure, ndi buze gusorezaho. Umuruho ukomeye gundi wo kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri bitera abantu kwihangira gukiranuka, biteza abantu kwihangira gukiranuka, kuvunika kenshi ushaka icyatuma wemerwa. Ubu abantu bagiye bihangira gukiranuka. Ni inkora ibi nibwo Imana inyemera. Hari ibintu tukiri abana twitaga urukiramende, ni akantu twatambikaga igiti tugashinga ibiti bibiri. Wenda badukurikiye ku gusenga everyday bamwe babikirye barabizi. Tugashinga ibiti bibiri tugatambikaho ikindi, noneho tukavuga tuti ngiye gusimbuka, nimba simbuka ubwo ndaba nsinze. Hari icyo bitaga kurunera, ubwo nibinanira ndaba ndunereye. Noneho rero abantu mu bintu bigendanye no gukizwa kubera kutamenya ukuri, nabo bagiye bashyiraho ibintu bimeze ngizo nkiramenda, akavuga uti nindenga kino nibwo Imana iri bunyemere, nintanga kino nibwo Imana irabinyemeye, ninkora kino bambwiye nibwo Imana irabinyemeye. Noneho hari abantu bita barusarurira mu nduru, nabo babiprofitiramo. Iyo bamaze kumenya neza aho ubuyobe bw'abantu buri n'ubujiji buri, hari abantu bazi kubibyaza umusaruro, nabo bakabibyaza umusaruro, bagategura batiye mukora ibi muzajya mu ijuru, mwishinganishe muri ubu buryo muzajya mu ijuru, mukore gutya na gutya Imana izabajyane mu ijuru. Kuko bamaze kumenya neza ko hariya hari abantu bayobye, hariya hari abantu bazi neza ko nibarenga urwo rukiramende aribwo Imana ibemera, barusarurira mu nduru nabo bakabiprofitiramo, bakabyaza benshi umusaruro. Ariko Imana yabyitegereza ikavuga ngo yo, ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Imana iturinde umuruho turi guterwa no kutamenya ukuri. Kwihangira gukiranuka, kuvunika kenshi ushaka icyatuma wemerwa, kwibohera inshocero ngo uhishe ububi bwawe nka Adamu na Eva. Adamu na Eva bamaze gucumura bihangiye gukiranuka. Ku bantu batari babizi, kiriya gikorwa bakoze cyo kuboha inshocero, biriya babyita kwihangira gukiranuka, kuko ziriya nta kintu ziri buze guhindura. Baziboheyeho, ejo ziruma, bongere bambara ubusa, baraca baragira gute, ntacyo biraza kubamarira. Bari kwihangira gukiranuka, bari guca inshocero, bari guhoma bihomoka, bari gusana bisanuka. Imana ibirahageze iti bite bimeze bite? Dufite ubwoba. Mu butewe n'ikizi? Twari ibintu watubujije. Byose n'ibiki mwambaye? N'utuntu twiboheye. Imana ibabohera, Imana ibashakira umwambaro. Imana yonyine niyo yaguha umwambaro. Kristo wenyine niwe mwambaro wakambara ugahisha ubwambure bwawe. Ibindi ni ukwibohera inshocero. Ibindi ni ukwibohera inshocero. Ntaho bitane na bimwe Sawuli yakoze. Yagiye kurimbura abamereka, Imana imubwiye uti ntusige n'umwe sawa, kuko barambabaje cyane, babangamiye ubwoko bwanjye,
ubwo bwari buri kuva i Kanani barabubangamira. Ubwo rero barimbure ntusigaze n'iyonka. Tisawa nyakubaha Mana ndabarimbura. Abaragiye agezeyo Mana imuha imbaraga n'ububasha bwo kubarimbura, ariko agenda arukora bamwe ngo wagaje umwami Amerika aramurokoye ngaho. Arangije akina imitwe aravuga uti se ibi bintu kugira ndokoye kugira Imana ize kubyakira neza, ize kunyumva neza ko nakoze icyo nagombaga gukora, reka diyeranje nibohera incocero njyana igitambo, ndaza kubwira Imana ko nabizanye ngo mbiyitambire. Ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, kwihangira gukiranuka. Yihangiye gukiranuka. Ubwenge bwe, intekerezo byize, ubuyoba afite buramwemeza ko ntaza gukora ibyo ngibyo. Ububi bwe bwose buraza guhita bugenda. Imana iri buza kuza kwirengagiza ububi yakoze. Namwe mu nyumvire. Aho umuntu akora amanyanga agahemuka akagira gute, umuntu agahura n'urushyi kamuhumuriza akabwira uti nutanga iki ngiki, amakosa yawe arahita avaho. Umuntu akavunwa no gushakisha kugira ngo nizanuma za kera batumaga abantu. Uzi ko uyu munsi hari abantu bagituma abantu inuma, hari abantu bagituma abantu imfizi, hari abantu bagituma abantu ibimasa. Ubu ntibiteye agahinda. Yesu adukiza umuruho, abantu bongere biteza umuruho. 11:28 Yesu yavuze ngo iki? Yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mwese musange mbaruhure. Yesu adukiza umuruho twongera twiteza umuruho. Ntibibabaje umuruho. Ndagira mbabwire nk'abana b'Imana mwe turi kumwe kuri no gusenga everyday, ibintu zose bizakuvuna nguri gukorera Imana ukumva biri kukuvuna, ntabwo ari ibya Yesu, ni ibya bene wanyu bagutegetse, ni ibya bene madini, ni iby'indushyi bagenzi bawe. Kuko amagambo Yesu we yavuze, yaravuze ngo kunkorera ntibiruhije n'umutwaro mbakoreza nturemereye. Ko Yesu yavuze ko kumukorera bitaruhije n'umutwaro dukoreza utaremereye, umuruhu uvuga uterwa no gukorera Imana wawukuwe ko ari uterwa no gukorera bene wanyu. Umuruhu abantu baterwa no kutamenya ukuri, kwihangira gukiranuka. Ninkora ibi nibwo ndibwemerwe, nintanga ibi nibwo ndibwemerwe, ninuzuza umumare nibwo ndibwemerwe, ninuzuza iki gipimo nibwo bari bunyemere. Umwami Imana bashoboze abahe kumenya ukuri, kuko nitumenya ukuri, ukuri kuzakubatura. Munyemerere tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu w'ijambo ry'Imana. Imana riduhaye n'ubutumwa yariduhaye, tubabwire ngo hariho umuruho abantu benshi baterwa no kutamenya ukuri, urimo kwihangira gukiranuka, urimo ishyaka ry'Imana ritava mu bwenge, aho abantu bavunika bakora byinshi ariko aho gushimwa n'Imana bakagawa, kuzageza nubwo Yesu azababwira ati ariko ntabwo mbazi. Bavuze urwamo bavuge bati ni gute n'ibintu twakoze tukavunika, kabwira uti ibyo byose mwabikoze mu butamenya n'ubuyobe, niyo mpamvu ntigeze mbiha agaciro. Ibanga ni ukumenya ukuri, nitumenya ukuri, ukuri kuzatubatura. Nshuti zacu turi kumwe ku gusenga everyday, inama twabagira nuko umwami Imana yabakora ku maso, mwakinginga Imana ikabakora ku maso, ikabamenyesha ukuri. Ukuri ni Kristo. Yesu yarabivuze muri 14:6. Yohana yaravuga ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo. Kristo niwe kuri, nimuyoboke Kristo. Kristo nta muruho atera, yaje kumara abantu muruho, atanga itangazo aravuga ngo no kunkorera ntibiruhije n'umutwaro wanjye nturemereye. Ibibagoye nibibaruhije nibyo mwakorejwe na bene wanyu, mubikorezwa n'abanyamadini, mubikorezwa n'inshuti zanyu zibashakamo inyungu, ariko umutwaro Yesu adukoreza kugeza aka kanya yavuze ko utaremereye. Indi miruho yose tuyitewe n'ubuyobe no kutamenya ukuri. Muranyemerera dusoreze hano, tubasengera Imana kugira ngo umwami Imana akomeze ijambo rye mu mitima yanyu, kandi abahumura amaso mumenye ukuri. Icyo nicyo tubifuriza, natwe tukifuriza nk'abigisha mu izina rya Yesu. Reka dusenga n'Imana. We warudukurikiye kuri no gusenga everyday. Mana nziza, Imana y'amahoro, wongeye kutwibutsa ko hari umuruho umuntu aterwa no kutamenya ukuri. Kutamenya ukuri gutuma dupfukamira abatarabo gupfukamirwa, tukaramya abo tutakabaye turamya, tukumvira n'abo tutakabaye twumvira.
kuko ijambo ryawe hari naho ritubwira rikatubwira ngo umuntu wese wicisha bugufi imbere y'umunyabyaha ngo ameze nk'isoko itobamye, ariko kubera kutamenya ukuri turubararira abataraba kubararirwa, tukaramya abataraba kuranywa, abakatwubashye ugasanga ahubwo ugasanga nitwe turi kububaha. Ibyo byose bigaterwa no kutamenya ukuri. Twishyiriyeho inkiramende ngo nituzisimbuka nibwo uzatwemera. Bamwe bari gukuba amajosi bazisimbuka, abandi imbavu zarahagendekeye, abandi baravunitse, abandi imiruho, abandi ntibagisinziye, kandi bababaza bati ndi kubikorera Imana izanjyane mu ijuru. Abandi byabo byabashizeho kugera ku rwego umuntu agatanga n'inkweto yambaye, agatanga na kamambiri, bamubwiye bati Imana nubitanga Imana nibwo ikwemera. Iyo yose ni imiruho abantu baterwa no kutamenya ukuri. Ariko udukore ku maso, ufashe umuntu wese uri kumwe natwe udukurikiye kugusenga every day, umushoboze kumenya ukuri, kuko Yesu wavuze amagambo akomeye aravuga ngo erega nubwo muvuga ngo mwaramenye, nimuzamenya ukuri mukakumenya nibwo muzareka kuba imbata. Mutaramenya ukuri muracyari imbata z'amadini, muracyari imbata z'imiryango, muracyari imbata z'amareta, muracyari imbata z'isi. Ariko nimumenye ukuri muzabohoka, mwumve ko mutakiri imbata, ahubwo mubohokeye kuba muri Kristo Yesu, mutunze amahoro abonerwa kuri ngewe. Ngaho dushoboze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ni Evangeliste Misaga Fredy mwari muri kumwe mu ijambo ry'Imana. Birashoboka cyane ko ushobora gukenera kumvugisha, ugira icyo usobanuza ku ijambo ry'Imana, kutugisha inama. Kontakte zacu ni 07 84 52 47. Ushobora kubanza akamenyetso ko guteranya mu gihe waba uri hanze y'igihugu, guteranya 250 7 84 52 Reka dukomeze tubakangurire kubana natwe ku gusenga every day, mukora subscribe, mukora share, ugasangiza ubutumwa bwiza abandi nabo bakumva ikimana bashakaho, mugakora comment, mukandika hasi, mukatubwira ibyifuzo byanyu n'ibitekerezo byanyu. Ese murifuza ko tuzababwira iki? Murifuza ko tuzabaganiriza kuki? Ibyo byose turabisoma tukabyumva kandi tukazabisubiza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom, murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.